tubasuhuze kandi tunabaha ikaze kuri Ivan Official. Weho warangije gukora subscribe uri umuntu w'ingenzi. Weho tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu n'ukuri uri umuntu w'agaciro kenshi cyane. Kandi reka nkubwire ngo weho warangije gukora subscribe warakoze cyane. Weho utarakora subscribe ihute ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu byose ducisha kuri channel yacu ya Ivan Official. Mu by'ukuri ndagira mbabwire ngo mu minsi ishize hari video twakoze, ndabashimira yuko mwana yirebye video ivuga ku muntu wabonye insinzi hano muri district ya Gisoro. Kuri kuko mubizi amatora gararangiye, mu by'ukuri amatora gararangiye, hanyuma uwaje kwegukana insinzi twaramuvuze kandi mwaramwumvise cyane, Honorable Kabageni Rose. Hanyuma amatora hanyuma ngo yaje kubamo agatotsi gakomeye cyane, hanyuma yuko Akifeza Grace Ngabirano yaje ku mwanya wa kabiri, akaba atari kwemerekanya n'ibyo, akaba nenga abantu babaze ubururu, akananenga abantu bose bari bari muri ubwo bururu babubara yuko atemerekanyije nabyo, nubwo bakomeje ngo kuranga watsinze, ariko ngo Honorable Akifeza Grace Ngabirano ntabwo yari yemerekanyije nabyo. Aho twagiye kureba neza yuko n'abafana biwe bakomeje kuvuga ngo ibintu nta byagiye neza, bururu ngo barabwibye. Mu by'ukuri yakomeje kuvuga yuko bishobotse bigomba kugera no mu koti, bigomba kugera no mu bucyamanza. Kumbe nubwo ngo uwegukanye insinzi yatsinze, ntabwo yatsinze mu by'ukuri, ngo ibintu byabayemo rushorera, ngo ibintu byabayemo rushorera, ngo habayemo ikintu bita kwiba, habayemo ngo ikintu bita ibinyoma. Abafana ba Akifeza Grace Ngabirano bakomeje kunenga ikibina cya NRM yuko icyo kibina gikomeje kwibanda cyane kuri ruswa, yuko icyo kibina gikomeje kwikorera ibyacyo kidakoze amategeko gaco gakireba, amategeko ngenderwaho. Abantu batari bakeya bakomeje kuvuga yuko Akifeza agomba kongera guhatana akagaruka ku giti cye. Ntabwo yabyemeye neza, nubwo bavuze uwatsinze, kuri we ngo byabasaga bimeze nk'umuntu urota, kuko isaha yose ngo yari yizeye neza yuko ubutsinzi ari ubwe. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi, wiyumvira amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Ese mu by'ukuri ni koko aka karuru ntabwo kagiye neza hirya no hino? Ngaho tubona ahantu Akifeza yagiye arabona ubururu bagiye barandika zero, kuko umu agent we waba wari uhahagaze yaba ataragaragaye, cyangwa se ngatange imyanzuro yavuye muri ako gace. Abafana ba Akifeza bakomeje kuvuga bati no, iki kibina cya NRM kiradutamye mu by'ukuri. Kora subscribe, like, share and comment. Ese koko wowe urabihamya neza yuko kano karuru katagiye neza? Tubyire muri comment kandi tubyire igitekerezo cyawe, uko weho wabyumvise nuko wabibonye. Honorable Akifeza ati ngewe ndatuza bigiye ubucamanza, na cyane cyane abafana be bamubwira yuko bigomba kujya mu manza.
ese mbere y'uko avuga ngo bijye mu bucamanza hanyuma ikibazo cye yatanze ngo batarabara ubururu nacyo ngo cyaraterewe inyuma ngo ntabwo kizweho n'umurundi na gumwe ngo babaye nk'abato byumvisize hanyuma tanga odoyi niko kureba umuntu watsinze akaruru. Ese mu by'ukuri aka karuru wakabonye nka gute? Ikitangaje ni uko kano karuru hari kugenderwa ku madini. Umwe ni ndi umuporoso undi ati ndi umukatolika ndi umukatholike. Twandikire muri komenti utubwire ukuntu wabibonye nawe. Murakoze cyane. Make sure subscribe, share and comment.